Ego Stamina Active. Nubwo akazi kose ari akazi, nubwo akazi ari inkingi ya mwamba mu gutunga urugo, ariko hari akazi uwo mwashakanye yakora cyangwa wowe ubwawe wakora kakongera ibyago byinshi byo kutabana neza mu mahoro. Nubwo akazi kose uwo mwashakanye yakora katababuza kugirana ubwumvikane buke, tugiye kurebera hamwe imirimo cyangwa se akazi uko igenda irutanwa mu kuba yatuma abashakanye bahorana urwikekwe mu ngo. Ku mwanya wa mbere turasanga abahanzi cyangwa se ibyamamare. Kugira umugabo cyangwa umugore w'umuhanzi icyamamare bitera ikibazo hagati y'abashakanye. Akenshi iyo batabyitwayemo neza usanga gufuha guhoraho hagati yanyu, intonganya no gushwana kwa hato na hato bigakubitira uko muba mupfa. Ahanini ko akundwa n'abafana b'abagore niba ari umugabo, akundwa n'abagabo niba ari umugore. Nguwo yagiye mu bitaramo, bibaye ngombwa ko umurara ukubiri, agatima gahora karehareha, wibwira uti none bazamuntwara cyangwa n'ubundi ibyararangiye. Ibyago byinshi byo gusenyuka k'urugo rwanyu biba byiyongera. Ku mwanya wa kabiri turasanga abaganga. Gushakana n'umugabo cyangwa umugore w'umuganga bisaba ubwitange no kwihangana. Ahanini igihe cyo gutera akabariro ku rugo usanga yagiye kuzamu, bigakurura ukutumvikana no kutusanzuranaho uko bikwiye. Aho yagiye kuzamu naho ashobora kuhafatirwa akaba yagwa mu mutego wo guca inyuma uwo bashakanye, aho wasigaye nawe n'imbeho byagutera umutima utari mwiza ugasanga ugize irari. Ku mwanya wa gatatu turasanga abasirikare cyangwa se abapolisi. Kurinda umutekano ni umwuga w'ubwitange kandi ukenewe n'igihugu n'abanyagihugu. Mbere yo gushakana n'umusirikare cyangwa se umupolisi cyangwa undi ushinzwe umutekano, ni byiza ko umenya ko mutazajya muhorana, ko hari igihe yanahamagarwa ku buryo butunguranye akagusiga mu busaswa wenyine. Iyo mushakanye rero uba ugomba kwitegura ko uyu nguyu mutazahorana muri kumwe isaha ku isaha. Ku mwanya wa kane turasanga umukozi wo mu kabari. Akazi kose kagutunze ndetse kaguha umushahara mu gihe runaka ni keza. Umugore umugabo ukora mu kabari aba afite impamvu 90% zo guca inyuma abo bashakanye bitewe n'ibishuko ndetse n'ibigeragezo ahurira nabyo mu kazi ke. Ni mu gihe ku mwanya wa gatanu turasanga abashoferi. Si bose ariko ahanini abatwara ibimodoka bya rukururana bambuka imipaka, nabo ingo zabo ntizikunda kuramba cyangwa zihoramo urwikekwe no gucana inyuma. Usanga uwo mwashakanye afite isafari izamara amezi runaka, ubwo kandi niko umufasha we arusigayemo wenyine. Iyo mu mahanga ya kure agenda ahurira n'imico myinshi itandukanye, biba bigoranye ko yakwirazayo majoro yose wenyine. Yego yagiye gushaka icyatunga urugo, ariko si icyuma nawe yabishaka. Aho uwasigaye abagushaka cyangwa abakugeraho nabo baba ari benshi, cyane ko baba bazi ko uwo mwashakanye amara igihe kinini atari mu rugo. Ngiyo imirimo ishobora gutuma urugo rwawe rusenyuka.
muramutse mutabyitwayemo neza. Jye mwabanye muri iki kiganiro ni umwami Mutoni Ibigwi. Hasta la vista, ibiganiro byacu nakagaruka. Eagle Stamina TV.